Muraho neza, Yesu Kristo nashimwe. Mumeze mute? Nge ndaho. Ariko hashize igihe cyenda kwegera ukwezi ntaheruka kuri kamera. Nagize accident wenda itari nini cyane ariko ngira ikibazo. Nanyereye mu rugo iwanjye ku maesikariye ahari imvura ihitutse. Hanyuma ngira ikibazo mu ivi. Ndarwara ivi rirabyimba, mfata imiti. Kugeza uyu munsi rero nibwo numva nongeye gusubira mu buzima bwiza bwampesha kujya kuri kamera ntafite ikibazo. Niyo mpamvu rero mutamperukaga, ariko ndimo kumera neza nta kibazo. Ubwo ndaza kubona mumbwira pole muri comment. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero turi mu rugendo rwavuye mu gihe cya Pasika, turimo kugana kuri Pentecote. Hanyuma rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana, inyigisho ku ijambo umwuka wera kuri Pentecote. Tugana kuri Pentecote. Ube hafi ntujye kure. Reka dusenga Imana. Uhoraho, Imana isumba byose, Imana iriho yahozeho kandi izahora iteka ryose, ndagushimye. Ngushimiye kugira neza kwawe kwabanye nanjye na bene data bose bakurikira iyi chaîne Imana ishimwe Clarisse Official. Ndagushimiye kandi kiza izina ryawe hejuru, kubera ko wabarinze ukabarinda umubi ntaherane ubugingo bwabo, ibyago ntibiduherane, amakuba ntaduherane, tukaba tukiri mu buntu bwawe. Rero bana natwe muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ijambo ryawe. Umwuka wera anyobore, kandi umwuka wera ahesha imitima y'umuntu wese, umutima w'umuntu wese uzumva ijambo ryawe gushyira mu bikorwa. Icyubahiro kibi cy'Imana isumba byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umwuka wera. Ubundi twakwibaza ngo umwuka wera ni iki? Umwuka wera ni imbaraga zidasanzwe. Cyo ni kimwe. Niba ari imbaraga zidasanzwe zavuye ku Mana cyangwa zavuye kuri Kristo, zikora iki? Icyambere, zidushoboza gusobanukirwa Yesu Kristo neza. Zidushoboza gusobanukirwa umwana w'Imana by'ukuri, kandi ntitumusobanukirwe uyu munsi gusa ngo biciraho, ahubwo uko bwije n'uko bukeye umwuka wera akagenda twigisha kumusobanukirwa cyane kandi neza. Ikindi, umwuka wera dufasha gusobanurira Yesu Kristo abatamuzi, kugira ngo bamumenye mu buryo bwiza. Ikindi cya gatatu, ni imbaraga zidasanzwe zidushoboza gukora umurimo w'Imana umuntu wese ahamagarirwa. Niba uri umubwirizabutumwa mugenzi wanjye, tekereza ba bantu wagaruye ubugingo bwabo bwari bwaragiye mu maboko ya Satani, ukabusubiza mu biganza by'Imana, ukabushyira mu biganza by'Imana. Tekereza ko ari umwuka wera wagufashije. Nta nkoni tuba twajyanye ngo dukubite abantu bemere. Ni amagambo y'Imana tuvuga, umwuka wera agashorera ibyo tuvuga cyangwa ibyo twigisha. Rero umwuka wera ni imbaraga zidasanzwe zishoboza umunyamuhamagaro uwo ari wo wose, umubwirizabutumwa, umushumba, umudiyakoni, umuririmbyi, umuntu wese, zikamushoboza gushyira mu bikorwa umurimo Kristo yamuhamagariye. Hanyuma muri Ancien Testament twakwibaza ngo nk'uko tuba mu mugambi w'Imana wateguwe kuva kera, ese umugambi w'Imana muri Ancien Testament ku mwuka wera wari umeze ute? Wari wifashe uti? Umugambi w'Imana muri Ancien Testament umwuka wera yari ahari, ariko ntago yari ahari mu buryo buri furu. Yarazaga agakora igikorwa ku muntu kanaka wahamagawe n'Imana, ku murimo Imana yamuhamagariye, yamara kumukoresha igikorwa akigendera, akisubiriraho Imana izi, akisubira mu buturo bw'Imana, imbaraga z'Imana zikisubiraho Imana iba cyangwa wenda izikura. Icyo gihe ishobora kumanukira umuhanuzi
agahanura, hanyuma yamara guhanura akamuvaho akigendera, akazongera kumva araje. Yashoboraga gufata umwami akamukoresha imirimo itangaje akigendera. Rero muri Ancien Testament Mwuka Wera yari ahari rwose, ndetse ijambo ry'Imana rirabitwereka muri Ezekiel 18 umurongo wa mbere n'uwa gatatu. Haranditse ngo, nuko mu mwaka wa gatandatu, subiremo ni Ezekiel 18 umurongo wa mbere ugeze uwa gatatu, handitswe ibyanditswe byera bitwereka ko Umwuka Wera yari ahari. Haranditse ngo, nuko mu mwaka wa gatandatu mu kwezi kwa gatandatu ku munsi wa gatanu w'uko kwezi, nari nicaye mu nzu yanjye n'abakuru b'i Buyuda nabo bicaye imbere yanjye, maze ukuboko k'umwami Uwiteka kungwiraho narindi, nuko ndebye mbona ufite ishusho isa n'umuriro uhereye mu rukenyerero rwe ugasubiza hepfo ari umuriro, kandi uhereye mu rukenyerero rwe ugasubiza haruguru harabagiranaga hafite ibara risa n'iry'umuringa ukubye. Maze arambura igisa n'ikiganza afata umusatsi ku mutwe wanjye, maze umwuka aranterura angeza hagati y'ijuru n'isi, anjyana i Yerusalemu ndi mu iyerekwa ry'Imana. Ibyo bivuze iki bene data? Uyu muhanuzi Ezekiel ntago yabaga mu mwuka iteka nk'uko twebwe atuye muri twe ibihe byose mu gihe cya Nouveau Testament, ahubwo yaraje aramugwira, niko atubwiye, amugwa gitumo. Amugwiriye rero ngo amufata imisatsi, araterura, acomoramo roho, aramuzengurukana, aramutwara, amugeza ahantu hitwaga mu rugo rw'Imana. Ahantu hari urugo rw'Imana, urumva ni ahantu ubwoko bw'Imana Abisirayeli bari batuye, barahubakaga bakarwita urugo rw'Imana nk'uko ari ubwoko Imana yari yaratoranije kugenderamo. Imana yamweretse ibintu bikomeye, ntago ari byo ngendereye, ariko ndashaka kukwereka icyo Umwuka Wera yaragambiriye kuri Ezekiel. Yaragiye akamubwira ati, dore iri rembo. Umwuka Wera akarikingura, akereka Ezekiel ati, wabonye ibintu birimo gukorerwa hariya? Hamwe yasangaga barimo gusenga ibigirwamana by'uburyo butandukanye, ahandi yasangaga bororeye amatungo Imana izira urunuka, ahandi yasangaga abagore barimo gusenga ibigirwamana niba byitwa zimuru, uraza gusoma witonze, barimo kukiborogera icyo kigirwamana. Imana iramubwira iti, wabibonye ibizira barimo gukora? Iramubwira iti, rero ubambwirire ko niteguye kubahana nihanukiriye, kuko ndi Uwiteka Imana ifuha. Uwo ni umurimo w'Umwuka Wera wakoreye muri Ezekiel umuhanuzi, ariko yamaraga kumukoresha igikorwa akigendera. Mu nkuru z'Abami ibice 2 n'umurongo w'9 turahasanga inkuru z'abantu babiri bazwi cyane, inkuru z'umugabo witwa Eliya umuhanuzi ndetse na Elisa. Uriya mugabo yitwaga umuhanuzi w'umuriro kubera yuko we yamanuraga, yarafite impano y'Umwuka Wera iteye ubwoba, imanura umuriro ukamanuka ugatwika. Uraza kuzisoma witonze. Rero murahasanga n'ukuntu umwuka yamutwaye, Imana imushimiye gukiranuka gukomeye yari afite, iramubwira iti, ndaguhemba kujya mu ijuru udapfuye. Elisa aramukurikira, muraza kuhasanga ayo makuru. Ni amakuru nabahaga, ni itangiriro ry'inyigisho cyangwa n'amagambo nababwiraga atangira inyigisho tugiye gukora, dutanga n'ingero. Icyitonderwa rero, nimvuga gutya uraza kuvuga uti, none se ubwo uvuze ngo iki? Ushatse kuvuga ko Umwuka Wera bimeze bite? Ubundi umuntu wese wakiriye Kristo afite Umwuka Wera,
ariko ntago ari twese tubatije mu mwuka wera. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umwuka niwe utanga ubugingo. Nta muntu n'umwe ushobora kwakira umwana w'Imana Yesu Kristo atabonye ibyo atabiheshejwe n'umwuka wera. Ni ukuvuga we wakiriye Yesu ufite umwuka utanga ubugingo, kandi ibyo ni byiza cyane, ariko ntabwo ubatije mu mwuka wera. Byakubera byiza cyane nk'uko byambereye byiza cyane yewe urimo kukubwira iri jambo ry'Imana, narabonye umwuka utanga ubugingo ariko kandi mbatizwa no mu mwuka wera. Bifasha iki? Ntabwo umuntu ufite umwuka utanga ubugingo n'uwabatijwe umwuka wera agatura muri we, ntabwo bashobora kugenda urugendo mu buryo bungana, nta nubwo bashobora gukora umurimo mu buryo bungana, ntabwo bishoboka. Aba bantu bombi haba harimo itandukaniro. Tugiye kubona ibigereranyo by'umwuka wera mu masomo tugiye gukurikiranya. Umfashe ukurikira ijambo ry'Imana neza, uraza gusanga ikinyuranyo cyangwa itandukaniro ry'ibyo bintu. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma ibice 8 umurongo w'9 biratugaragariza ko umuntu wese wakiriye Kristo afite umwuka wera utanga ubugingo, ariko kandi turaza kubona n'ukuntu aba atarabatizwa. Haranditse ngo ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka. Imana ishimwe. Niba umwuka w'Imana aba muri mwe, ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Kasubiremo. Ariko mwebweho ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka. Niba umwuka w'Imana aba muri mwe, ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Ni ukuvuga umuntu wese wakiriye Kristo, mbisubiremo, afite umwuka utanga ubugingo, n'ubugingo ugira ibyiringiro byo kuzabubona. Ariko umwuka wera iyo uwubatijwemo ukawuzura, urugendo rurakorohera, ibyiringiro ntibiba bingana n'ibyo ufite umwuka utanga ubugingo, kubera impamvu tugiye kureba zikurikira. Hanyuma kandi muri Ancien Testament niho twari turi, Imana niho yatanze isezerano ry'uko hazaba igihe umwuka wera azaza mu buryo bwuzuye, akabana n'abantu, agaturana nabo, agakorana n'abamanywa nijoro. Ibyo turabisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri ibice 3 umurongo wa mbere, cyangwa mu yindi Bibiliya ni ibice 2 umurongo wa 28. Mu zindi Bibiliya hari iyo muri 93 n'iyo muri 57. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira umwuka wanjye muri iyo minsi. Ni ukuvuga ubu tuvugana mu gihe cy'ingoma ya Kristo, mu gihe vora y'iyobokamana. Iyi Bibiliya ni Bibiliya, ni ijambo ry'Imana ryose, ariko Nouveau Testament iri kuri vora, reka bari ko mbivuga muri ubwo buryo. Isezerano rishya ry'amaraso ya Yesu Kristo niryo riyoboye, niryo riri kuri vora. Biravuze ngo rero ni ngombwa ko umukristo abatizwa mwuka wera, kuko ni isezerano ryawe. Niba udashaka uburyo ubatizwa mwuka wera, urimo kwihombya. Wowe urimo kwihombya. Niba urimo kwihombya rero, ubu ngubu tugiye kurebera hamwe ukuntu umuntu akwiye gushaka umubatizo wo mu mwuka wera. Ndakuraritse rero muri video ikurikiye tugiye kuganira ibintu 6 by'ibigereranyo by'umwuka wera, bigereranya umwuka wera. Hanyuma uhita ufata ishusho y'umuntu ufite cyangwa ubatije utuyemo umwuka wera, umugereranye nawe ufite umwuka utanga ubugingo. Urasanga ari abantu babiri batandukanye. Ikaze muri video ikurikira. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.